kondomu kwirinda ku bakobwa ni kinini cyatuma udatwara inda no gukoresha kondomu. Nyine hari uburyo bwinshi umuntu yakwirinda. Urubyiruko akenshi cyane nirwo rukunda kugwa mu makosa. Abenshi nta makuru ahagije baba bafite. Ugasanga mbanze ku bahungu gato. Abahungu nyine sinzi ukuntu nabivuga, ni abantu b'abanyantege nke. Mukagwaye amafaranga wenda 100,000 mukaryamana akagutera sida. Ese ayo mafaranga azakuvuza? Ayo mafaranga ntabwo azakuvuza sheri wanjye. Hello, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye, muse nanjye n'amaza nkuko bisanzwe. Ndabizi nyine nari maze iminsi nakora video, maze iminsi ndi mu kazi, nabuze umwanya wo kuza gukorana video namwe. Gusa ndashuje abari mu Rwanda, abari nyuma y'igihugu mu Burundi, muri Canada bose, abantu badukurikirana bose aho bari bagume kugubwa neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. So rero amazina yanjye nyine n'umuza nkuko bisanzwe nabibwiye, wowe uri kureba ikiganiro witwa nde. Reka tugira icyatuzinduye, tujye kuganira ku buzima bw'imyororokere. Uribaza ngo ubuzima bw'imyororokere ni iki? Itangiye bavandimwe ndabaramukije. Uyu munsi ndifuza kuganira namwe ku ngingo ikomeye cyane igira uruhare runini mu mibereho yacu ya buri munsi. Ubuzima bw'imyororokere ni ingingo ikwiye gusobanuka neza cyane ku rubyiruko. Igira ingaruka mu buzima, ku muryango no ku hazaza h'igihugu. So nyine uri kumva hari ukuntu, reka duhere ku rubyiruko nyine ku bangavu. Guhera ku myaka nyine hari imyaka umuntu ageramo akazana ibiheri, imishishi, nyine akagira ikibazo agatangira kwibaza ati se mana ni gute nakira ibi biheri ndwaye. Guys, ndabizi ko nyine iyo myaka buri urubyiruko nyine guhera ku myaka 15 guhera kugeza ku myaka 20, ubwo buzima nyine umuntu yabuciyemo, harwara ibiheri cyangwa nka kuriya umwana ajya mu mihango aribwo bwa mbere akagira ubwoba agahamuka. Ni ukuri pe nta kibazo umuntu aba afite, ahubwo nyine ni ubuzima. Niko nyine ni ubuzima umuntu aba yageze yahuye nabwo, aba yatangiye gukura, yavuye mu gihe mu kindi. Rero ikosa namubwira agomba kumenya kuri ibi nyine ku buzima bw'imyororokere, ku buryo nyine atazakora ikosa akaba yatwara inda, akaba yazitera nyine bidateganyijwe. Reka turebe aho tugiye gutangirira. Ubuzima bw'imyororokere nabibabwiye. Ubuzima bw'imyororokere ni uburyo umuntu abaho neza mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, imikorere y'imyanya ndangagitsina no gufata ibyemezo bifite inshingano ku buzima bwe n'ubw'uwundi. Si ugukora imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo nyine ni ukwiyitaho no kwiyubaha, kumenya umubiri wawe, kwirinda indwara n'ingaruka zitateganyijwe. Guys, nyine muri kubyumva. Nyine ubuzima bw'imyororokere ni ukwiyitaho, nyine apana gukora imibonano mpuzabitsina. Nyine gukora imibonano mpuzabitsina no kumenya, katurebe, ni ukwiyitaho no kwiyubaha, kumenya umubiri wawe, kwirinda indwara n'ingaruka zitateganyijwe. Kubaho ufite ubumenyi ku buzima bw'imyororokere bigufasha iki? Kubaho nyine neza uzi ubuzima bw'imyororokere nyine niki byagufasha. Namwe murambwira kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntabwo ari sida gusa, harimo gutwara inda zitateganyijwe, namburugu n'imitezi, kandi ibyo byose byangiza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urikumva ntago ari banze ngaruke ku bakobwa. Umukobwa
ari aho nyine ari mu buzima bubi, akeneye amafaranga, akaza umugabo w'umusaza umubyaye nk'inshuro 1000 akamubwira ati wowe baby nagukunze, akagusohokana, akugurira inkoko, akugurira umuceri, akugurira n'agafata, yarangiza agahita agushuka nyine akakubwira ati rero kanguha amafaranga dukore ibi ngibi. Ayo mafaranga aguhaye wa mukobwa we, ese uri kumva ari ay'amahoro? Muraryamanya aguteye sida, noneho wumve ko ayo mafaranga naramuka muryamanye akagutera inda, wenda ashobora kuyirera maybe ntawamenya, cyangwa se akaba yanayihakana akubwira ko atari wowe atera inda akanagusiga akagenda. Nyine muri kumva ni ibintu biba bigoye cyane. Ariko naramuka aguhaye amafaranga wenda 100,000 mukaryamana akagutera sida, ese ayo mafaranga azakuvuza? Ayo mafaranga ntabwo azakuvuza sheri wanjye, kandi murabizi ko na sida nyine iyo urwaye sida ubuzima ni nkaho buba burangiye. Reka twikomereze tujye ku bindi. Kubaho ufite ubumenyi ku buzima bw'imyororokere bigufasha, kuba ufite ubuzima bw'imyororokere bigufasha ko utagenda kuryamana n'umuntu wese uko wiboneye, ukamenya uburyo wahakanira umuntu nyine, wenda nyine ukavuga ati ibisimba ishaka mumenye kwihagararaho muniyubahe. Apana ngo umuntu aza gushuke ngo warwaye ibiheri ukibaza ati bino biheri byakira gute, ati vayo turyamana umuti nuko waryamana nanjye bigakira. Ndabizi abakobwa ntago ari ubwa mbere mu byumvise, ntago ari njye mu byumvanye, n'abatarabyumva bazabyumva pe. Ntago ari ibintu byiza kurwara ibiheri, ni ibintu bisanzwe nyine babyita ibishishi, ni ibintu biza bikagenda. Umuhungu kuri yagira mu myaka 18 ijwi agatangira kuniga ijwi, nyine akabigiraho ikibazo, nyine akumva ntago ari gutekereza neza. Nyine biriya ni igihe nyine ni imihindagurikire, ntago mbyibuka, nyine ni imihindagurikire y'ubuzima, biriya nta kibazo kibirimo. Rero kuba ufite ubumenyi ku buzima bw'imyororokere bigufasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida, kwirinda inda zitateganyijwe cyane cyane ku rubyiruko. Guys, ako ndikumva nshaka no mazi yo kunywa. Nyine uri kumva urubyiruko akenshi cyane nirwo rukunda kugwa mu makosa. Abenshi nta makuru ahagije baba bafite, ugasanga mbanze ku bahungu gato. Abahungu nyine sinzi ukuntu nabivuga, ni abantu b'abanyantege nke. Abantu niba umukobwa, wenda hari n'abakobwa b'inshinzi bahagurukira abahungu b'abandi bakabakarangira. Gusa ikintu nababwira, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina pe ni ikintu cya mbere cyubahwa. Dore uburyo wakwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina: gukoresha kondomu, kwirinda ku bakobwa ni ikinini cyatuma udatwara inda, no gukoresha kondomu. Nyine hari uburyo bwinshi umuntu yakwirinda. Gusa ibyo byose, gukoresha kondomu, kunywa ikinini, kujya muri wonapo, ibyo byose ntabwo umuntu yabyizera. Nubwo tubikoresha ariko ntabwo wabyizera, kubera ko hari igihe umugore ajya muri wonapo afite agapira akagatwitiraho. Ndabizi nyine abantu mwabyaye murabizi, akagasamiramo. Simubizi? Akagasamira kuko ati se ko njya muri wonapo ko mfite agapira gute n'ubundi birangira nwese. Gusa icyo nabwira urubyiruko nyine ku bana batonya gukora imibonano mpuzabitsina pe ntago ari byo. Icyiza nuko nyine kubyihorera byose ukirinda, ukavuga ati oya ukazakora uvuga ati mfite imyaka yindi mukuru, ibibazo byose namenye uburyo nabihasorenga, nyine nkaba nabikemura. Apana kujya guteza ibibazo umuryango wawe. Umukobwa avuye mu rugo iwabo wenda nta bushobozi bafite buhagije, arifashaje i Kigali, reka tuvuge wenda aje mu kazi ko mu rugo. Nyine abana batonya bo mu cyaro kenshi baza baje mu tuzi two mu rugo. Araje arakoze ukwezi kumwe, ibere riraje, ikibuno kiraje, yumva ko yakoze. Aratangiye agiye kwishora mu busambanyi.
atangiye kuryamana na sebuja ngamuha amafaranga pe azi yirenga mani, akaba azi ubuzima yakuriyemo, ubuzima yabayemo, akaba atwaye inda atarebye Imana aho yaturutse no mu rugo uburyo mama wabayeho. Mani gusanga niba abantu barya kuri mani baburaye babwiriwe barya rimwe ku munsi, nabwo ari uko mama avuye guca inshuro. Wa mukobwa we ukagenda ukamushira, ukaba uratwise, ugiye kumurushya n'ibibazo afite bitari bwakemuke. Uri kumva nyine ibyo ni ibibazo byose nyine umuntu ahura nabyo bitewe nuko nta bumenyi buhagije aba bifiteho. Rero inama nabagira nuko mwakiyubaha. Niba uri mu kazi ukamenya ko ari akazi kakujyanye, ndabizi nyine uri umukobwa, ntabwo yabura abamusaba ko aryamana nabo, ntabwo yabura abamushuka ngo turaguha amafaranga, nyine bakakubwira ibintu byinshi. Gusa nubyirinda ukabasha kwiyubaha no kumenya nyine kuba ubifiteho ubumenyi buhagije, nimba hari n'ikibona kitakunze ku buzima bwawe, ukaba wabwira wakwerekera kwa muganga, umuganga akaba yagusobanurira, cyangwa ukicara ukareba umuntu w'umumama ukuzeho, apana umugabo simbabwiye ngo mujye kureba abahungu, cyangwa ukaba wasanga nyine umuntu w'umupapa wiyubashye akaba atagukora nyine ibintu bibi, avuga ati rero nimba ufite ikibazo kimeze gutya na gutya, ibyo biheri, kujya mu mihango, kubabara mu nda, reka nkwereke ikintu cyagufasha. Abakobwa benshi bagiye mu mihango baribwa mu nda, akarwara akaremba, ariko ikintu cyamufasha ntabwo yakwegera umugabo ngo amubaze, ahubwo yasanga umuntu mukuru akaba yamusobanuza. Abahungu ntabwo ari abana beza. Abantu benshi bagira isoni zo kubaza, abantu benshi nyine bagira isoni zo kuba babaza ibiri kubabaho, ibiryo badasobanukiwe nyine bakaba babaza umuntu nyine akaba yabasobanurira. Abantu benshi bagakwiye kubaza nyine, akaba atabaza umuntu, kandi urabizi ku mbuga nkoranyambaga niho nyine amakuru mabi atariyo bayakura, cyangwa ku mbuga nkoranyambaga imyumvire itariyo ku mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu kuganira ku buzima bw'imyororokere bidakwiye kuba ikintu cy'isoni, ahubwo bigomba kuba ikiganiro gifungutse kandi cyubaka. Guys, muri kubyumva, ubuzima bw'imyororokere ntabwo ari ikintu umuntu agomba kugenda nimba hari ikibazo umuntu ufite kidasobanutse, icara ubaze usobanukirwe, kuko kumenya ubuzima bw'imyororokere ni ikintu cy'ingenzi pe, ni ikintu cy'ingenzi cyazagufasha mu buzima bwa buri munsi, cyatuma ugira ubuzima bwiza, cyatuma ubasha no gufunguka mu mutwe ukanisobanukirwa. So guys, rero reka dusoreze hano. Amazina yanjye ni Moza nk'uko bisanzwe pe, murabizi ndabakunda cyane aho muherereye hose, haba mu Rwanda, hanze y'igihugu, abantu bose nyine mudukurikirana aho muherereye hose, mugomeze kubwubwa neza. Rero iki kiganiro nayo mfite naho kirangiriye, tuzahura ku butaha dukomeze nyine kumenya ubundi ibindi bisobanuro ku bintu, tumenye ibintu byinshi nyine pe ku buzima bw'imyororokere, kuko ubuzima bw'imyororokere ni ikintu cy'ingenzi. So guys, rero aho muherereye hose ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Amazina yanjye ni Muhoza. Ubu nyine ntabwo nzaza ngaragara kuri kamera cyane muri iyi minsi, ndahuze, ndi mu kazi nyine, nzi umwanya wambanye mu Kenya, ariko nizaza mbona umwanya nzaza mbatemo ikiganiro tuganire, kandi aho muri hose Imana ibarinde, ndabakunda cyane.